umuhanzi wari ukunzwe cyane n'urubyiruko Jay Polly yitabye Imana kuri uyu wa kane. Jay Polly witwa Joshua Tuyishime mu ndangamuntu w'icyamamare mu Rwanda muri muzika ya hip hop yaguye mu bitaro bya Muhima. Yari amaze amezi 4 afungiye muri gereza ya Mageragere kubera icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge. I Kigali mu Rwanda ndi ku murongo wa telefone n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Asumuta Kaboyi. Asumuta, wiriweho? Wiriwe neza Venuste. None washoboye kuvugana n'ubuyobozi bw'ibitaro bya Muhima aho Jay Polly yitabiye Imana, amakuru baguhaye nayahe? Nibyo nk'uko bivuze, navuganye n'umuyobozi w'ibitaro bya Muhima ambwira ko koko Jay Polly ariho yaguye, ansobanurira ko baraye bamuzanye, ambulance yamuzanye mu masaa 9 z'iri joro ryakeye, ariko akaza nk'uko yabimbwiye mu magambo ye, akaza asamba. Yambwiye ko yaguye kuri brancard bagiye kumwinjiza kwa muganga, atigeze agera kwa muganga ngo yinjire mu bitaro, yahise nyine agwa aho ngaho. Washoboye se kuvugana na gereza ya Mageragere aho yaramaze amezi 4 afungiye kugira ngo bakubwire icyo yararwaye n'uburyo bashoboye kumuvura mbere yuko bamuzana ku Muhima? Kugeza ubu ntabwo umuvugizi wa gereza ya Mageragere yitabye. Kuva mu gitondo nko mu masaa 3 nagerageza kumuhamagara, nkamwoherereza ubutumwa bugufi, ntabwo baragira ikintu batangaza. Ariko ahubwo nabajije umuyobozi w'ibitaro bya Muhima, ntese nubwo wenda yabaguye mu maboko nta kintu muramukorera, murakeka ko yaba yishwe n'iki? Ambwira yuko ibyo birenze ubushobozi bwabo, ati cyamwishe ni izindi nzego zakora ubwo busesenguzi, ibyo bita autopsy mu rurimi rw'igifaransa, bakamenya icyo yaba kishe Jay Polly. Jay Polly ni umuhanzi wari ukunzwe cyane n'urubyiruko mu Rwanda kubera umuziki we wa hip hop na rap. Twibutse mu magambo make ubuzima bwa Jay Polly. Jay Polly ni umuhanzi wari ukunzwe nk'uko bigarutseho, yagiye atwara ibikombe binyuranye hano mu Rwanda. Hari igikombe kizwi cyane cyatangwaga na Bralirwa, ni ibihembo byatangwaga na Bralirwa, aho abahanzi bazengurukaga mu gihugu hose. Jay Polly ari mu ba mbere bakibonye, yakundwaga cyane rero kubera nyine iyo muziki ye ikundwa n'urubyiruko. Ndetse muri ibi bihe bye bya nyuma yakunze kugenda afungwa zira nyine ibintu bimwe na bimwe by'ibyo bamukekaho gukoresha ibiyobyabwenge. Hari n'ubundi yari yarafunzwe, ugasanga ari ikintu cyagiye kibabaza abantu, kuko ni umuhanzi abantu bakiri bato cyane bibonagamo, ndetse n'abahanzi bagenzi be. Urabona ko ari umuntu wari ukunzwe mu Rwanda mu buryo bw'umwihariko. Unarebye n'ibirimo kwandikwa ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino, ahantu hose abantu baca, ahantu bacuruza hose barimo gucuranga indirimbo ze. Ni umuntu wababaje imitima y'abatari bakeya. Benshi urujijo rwari rwose, bamwe bibaza bati ese koko umuraperi Tuyishime Joshua Jay Polly yapfuye? Abandi bati ni koko yapfuye, ariko se yishwe n'iki? Bamwe bati yanyoye uruvange rw'ibiyobyabwenge ari muri gereza. Abandi bakibaza bati ese muri gereza hagiramo ibiyobyabwenge mu rwego ruhe, bigenda bite kugira ngo ibyo biyobyabwenge bishire? Itangazo rero leta y'u Rwanda isohoye ibinyujije mu rwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa RCS, risobanuye mu buryo bwimbitse ibijyanye nuko Jay Polly byamugendekeye, ibyo yanyoye byose bikaba bishyizwe hanze. Nibyo tugiye kugarukaho rero muri iyi nkuru twabateguriye. Bakunzi ba KTV News, turizera yuko muhari kandi mukomeje kubana natwe. Uru rwego rero rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa RCS rukaba rumaze gusohora itangazo rikomeye cyane, twakita itangazo karundura ku makuru yibanze ku rupfu rwa Jay Polly. Ndetse iri tangazo rikaba rivuga yuko kuri tariki ya 1 z'ukwezi kwa 9, ni ukuvuga ku munsi w'ejo, we n'abandi bagororwa 2 banyoye uruvange rugizwe na alukoro yifashishwa mu kogosha, amazi ndetse n'isukari. Iyo alukoro abagororwa bari basanzwe bayifashisha mu kwiyogoshesha. Jay Polly kuri tariki ya 1 z'ukwa 9 yanyoye alukoro yifashishwaga n'abandi bagororwa mu kwiyogoshesha. Reka turebe ibyo RCS itangaje muri iri tangazo. Rivuga ko
uyu muhanzi wari ufungiye muri gereza ya Mageragere yari yajyanywe mu ivuriro ry'iyo gereza ahagana saa 12 z'umugoroba yitabwaho n'abaganga. Ni ukuvuga bamujyanye ejo ku itariki ya mbere nyine n'ubundi ibye nyine yagwereye iyo alcohol. Itangazo rivuga ko bimaze kugaragara ko akomeje kuremba, Jay Polly yaje kujyanwa mu bitaro bya Muhima aho yakomeje kwitabwaho ariko birangira aje kwitaba Imana. Uru rwego rwavuze ko amakuru yibanze rumaze kubona ari uko uyu muhanzi Jay Polly wari ufite imyaka 33 y'amavuko we na bagenzi be babiri Harerimana Gilbert na Iyamuremye Jean Clement basangiye uruvange rwa rukoro yifashishwa n'imfungwa n'abagororwa biyogoshesha. Iyo rukoro bakaba barayivanze n'amazi n'isukari akaba aribo babyivangiye. Reka dusome itangazo ry'urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa. Ni itangazo uru rwego rumaze kugenera itangazamakuru Kigali ku itariki 2 Nzeri 2021. Urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa RCS ruramenyesha ko Tuyishime Joshua Jay Polly yitabye Imana uyu munsi mu rukerera ahagana saa 10:30. Tuyishime Joshua wari ufungiye muri gereza ya Nyarugenge mu murenge wa Mageragere aho yari akurikiranyweho ibyaha bitandukanye. Yaraye ajyanywe mu ivuriro ry'iyo gereza ahagana saa 12 z'umugoroba aho yahise yitabwaho n'abaganga. Bimaze kugaragara ko akomeje kuremba, yaje kujyanwa mu bitaro bya Muhima aho yakomeje kwitabwaho n'abaganga ariko birangira aje kwitaba Imana. Amakuru yibanze dufite nuko Jay Polly n'abagenzi be babiri ari bo Harerimana Gilbert na Iyamuremye Jean Clement basangiye uruvange rwa rukoro yifashishwa n'imfungwa n'abagororwa biyogoshesha n'amazi n'isukari byavanzwe nabo ubwabo. Bisobanuke neza, bafashe iyo rukoro abandi bagororwa bifashisha biyogoshesha bayivanga n'amazi ndetse n'isukari. Amazi ashyushye n'isukari nkuko twagiye tubibona mu zindi mfuruka dukuramo amakuru nka KTV News. Urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB hamwe na Rwanda Forensic Laboratory batangiye iperereza ryimbitse kugira ngo hamenyekane icyateye urupfu rwe. Amakuru arambuye muzagezwaho igihe iperereza rizaba rirangiye. RCS twihanganishije umuryango, inshuti n'abavandimwe batuyishime Joshua. Itangazo ryashyizweho umukono n'umuvugizi wa RCS SSP Peri Uwera Gakwaya. Amakuru hari rero nuko ubu ngubu ahagana saa 4 z'igitondo cyo kuri wa kane nibwo imodoka ya polisi y'u Rwanda yakuye umurambo w'uyu musore mu bitaro bya Muhima iwujyana mu bitaro bya Kacyiru kugira ngo usuzumwe. Bumwe mu bageze umuryango wa Jay Polly bari bahari, wari usanzwe ari umwunganizi mu mategeko n'abari inshuti ze bari bahari. Umurambo we ujyanwa Kacyiru kugira ngo ujye gukorerwa isuzuma.